Mbere na mbere yuko turebera hamwe iby'ubu bushakashatsi, reka mbibutse ko ubu ari ubumenyi rusange, ntabwo ari inama zisimbura muganga. Akamaro ka mbere ka byeri nk'uko ubwo bushakashatsi bubigaragaza ngo ni ukugabanya ibyago byo kwicwa n'umutima. Inyigo yakozwe na American Journal of the Medical Sciences muri 2021 igaragaza ko umuntu ufata byibuze ibirahure 2 bya byeri buri munsi ngo bigabanye ibyago byo kurwara umutima. Ndetse ngo n'abantu basanganywe ibibazo by'umutima kunywa byeri mu rugero ntabwo ari amahitamo mabi, kuko muri ubwo bushakashatsi basanze abantu banywa byeri barabayeho imyaka irenga 20 na nyuma yo gusanga ko bafite ibibazo by'umutima. Icya kabiri, byeri ngo yabibamo n'intungamubiri nyinshi. Ubushakashatsi bwa American Journal of the Medical Sciences bwagaragaje ko byeri ibamo intungamubiri nyinshi kubera ko ibamo icyarimwe ibyubaka umubiri byinshi, ni ukuvuga proteine na vitamine B kurusha ibiri mu mutobe w'imizabibu usembuye, ni ukuvuga vin cyangwa se wine. Byeri kandi ngo ibamo n'ibifasha umubiri kurwanya indwara zitandukanye, ibyo bita antioxidants. Icya gatatu, byeri ngo yabigabanya n'ibyago byo kurwara diabete. Kunywa byeri ngo ntibifasha umutima gusa, ahubwo ngo binagabanya ibyago byo kurwara diabete. Inyigo yakorewe ku bantu 70,000 barenga yanzuye ko muri bo abanyweye byibuze ibirahure 14 bya byeri mu cyumweru ngo nta byago bari bafite byo gufatwa na diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Icya kane, byeri ngo yabifite n'ubushobozi bwo gukomeza amagufa. Ubusanzwe mu buzima tuzi neza ko amata aricyo gitunga mubiri cy'ingenzi mu gukomeza amagufa, ariko burya ngo na byeri yifitemo ubushobozi bwo gukomeza amagufa. Nk'uko American Journal of the Medical Sciences gikomeza kibivuga, iki ni ikinyamakuru cyo muri Amerika, ikirungo cyitwa silicium ni ingenzi mu gukomeza amagufa, bikaba ndetse biboneka mu bishyimbo by'icyatsi, ni ukuvuga imiteja, ibinyampeke, byeri n'ahandi. Akamaro ka gatanu ka byeri nk'uko ubushakashatsi bwa American Journal of the Medical Sciences bwabigaragaje ngo byeri yabitera inseko nziza. Iki kinyamakuru gikomeza kigira kiti nta uyobewe akamaro ko koza amenyo buri munsi nk'uko abavuzi badahwema kubigiramo abantu inama, ariko ngo ntabwo bashobora kukubwira ibyiza by'ikirahuri cya byeri ikonje. Aha twibukiranye ko aya ari amagambo y'ikinyamakuru American Journal of the Medical Sciences. Nyamara inyigo iheruka gukorwa muri 2021 yerekanye ko byeri ifutse ifite icyo yongerera amenyo. Impamvu nta yindi rero ngo nuko ifasha mu kwica udukoko tuba mu kanwa dutera indwara zifata amenyo no kubyimbirwa mu kanwa, ugasanga amenyo y'umuntu arangiritse na yanseko ye ikaba irangiritse.